agaho bite So, anyway uriya muvandimwe Davis muziranye gute? Ni umufamiliye cyangwa se mwariganye? Muziranye mu buhe buryo? twiganye nabonye posti avuga ko ashaka nyine nabonye posti yiwe avuga ko ashaka umusekreteri muri biro kandi nanjye nibyo nize ndamwakira turavugana nyine ansaba ibyangombwa byose aba ndabyujuje niko kunzana rero. Buriya Davis rero ikintu umukundira akorana ishyaka cyane, ni umwe mu bakozi banjye b'abahanga nizera. Mu bakozi batatu mfite uriya arayoboye, ndamwizera nkorera akazi neza, ni nambwe nka Jacques Security ariko mba ko yese bikora neza cyane. Buriya kenshi ajya nkorera n'utuntu ku kazi, barumva aranamuhana ka prime kenshi cyane. Ko numvaga avuga nkaho ari we boss. Avuga nkaho ari we boss? No, so yaba boss gute se ari umukozi wanjye? Mpamvu urumva nabwiye gushakira secretary. Ikindi nagakunda no gukorera mu Rwanda, by the way akunda kuba ari muri France, naho mfiteyo biro, naho akunda kuba ari impamvu mvaga ari kubwira uriya mukobwa n'umushike bamwita Queen, ariko mubwira ko bagiye gusubira muri France. Bose mba naragiye mbaremera nkamubwira na mushiki wawe mujyane utazagira ikibazo mu rugo, uri mu Bufaransa uzajya ugenda ntuzakumbura umuryango kuko nta babyeyi afite, ni kuriya ubabonye ni babiri bavukana n'ababyeyi, ntabaganya ngo sister yamujyane nawe mwige nawe nzajya mwishyura ibintu bigenda neza. Ni umukozi wanjye, ni njye boss, iyi biro ni iyanjye, iyi ni iyanjye nka Kajuga Oje. Ahubwo iyi biro nta n'ibirenze, ni kamwe mu kantu navuze ni kashaka ikintu kimuza ko mufite business nyinshi cyane, mfite business Tanzania, East Africa yose n'andeshi atandukanye. Navugana kani kamwe mu kantu shaka ko azajya kandura mu bwonko, nk'uko umuntu ajya ku mazi akicara ku mucanga akaruhuka mu mutwe, ko ibintu byo kubaka nibyo nize. Nanjye ndi muri biro nikorera amaplan, nicyo kintu kinduhura, niyo mpamvu aka kabiro nagashyize. No, boss ni njye guhera uyu munsi, umenye ko ari njye boss. Ibindi wenda uzagenda umenye ko tuzatugenda dukorana. Nishimiye kumenyana kandi nishimiye no gukorana nawe. Vraiment nanjye wumve ngo nabyishimiye cyane. Uri umukobwa mwiza.
Wow. Che abbiamo ideato con lei? Hello? Hello, how are you, sweetheart? Fine, mwiza Ntabwo ari sawa pe. kubera iki se? Shabwe nose ko numva mukumbuye ko kuba ngubu uzaza ryari kwera. Mbahumura nyine n'ubundi mu kanya nari namubwiye ko mu rugo banshaka nari gutaha. Aha mvano nkorera umenye ubwenge. Icyo kigo ry'umubabarire uze wagikuyeho akantu katanje none twisereburire dore. Akuse umva wowe mpamvu zose zindekere ukumva ngiye neza ndaza kukubwira neza ukuntu ibintu byifashe ariko nyine mpamvu zose ubu ndazifite neza. Umva bigema ndabizi n'ubundi wowe ubwenge ni bwinshi. Dorari zange zagiye kandi nazitaye byagenze gute uyu kandi se yagiye he kandi baby Se bebe ngira ntabwo wakinze. Nitwa wakinze. Oya. Shiri biti se. Amakuru. Ya, birute se. Mbaniriwe nyine ndi bored byatari. So benda na byatari. Ihangane. Nice. Birute. Shamiriwe neza nyine uko ari umunaniro. Ntuzane icyayi se? Oya. N'umunaniro gusa be nta kibazo cyayo wapi. Ureta woga uryama uraruhuka. Bana byatari kabisa ndumva nane ariko nyine niriwe muri za projet zanjye nibyo byatumye nanirwa. Miss baby. Rero ikintu nshaka kubwira muri iki cyumweru ngiye kuba bize byatari. Ngiye kuba bize buriya nashaka kuba ndi bize nyine urumva ko ari hatari. So urumva rero nta kuntu twajya tubonana ngo tuganire n'ibindi byinshi gusa nyuma y'icyumweru kimwe ndashaka ko nzagenda nakwereka n'amazu yanjye ahantu aba. Yes. Ngiye kuba bize? Yes, ngiye kuba bize shiri. Nakundi. Urabaye? Ya, ni ngombwa kubabara ariko nyine nta kibazo kuko nyine nanjye mu rugo banshakaga. Nta kibazo noneho itegure nanjye ngiye kwitegura none imite ngenda mu kanya ngiye kwita ngenda sibyo? Ngiye nitegure sibyo? Cyangwa se nawe
hanyuma yitegure ngo ubundi rero genda sibyo. Wahageze reka nze mutwaje sherifu reka nze sawa ndikuza karibu nyine Urakoze cyane. kuzana njyana mu cyumba karibu Sheri nari ngukumburisha. Sinzi ukuntu waje. bwa makuru se Neza. kumbe nani data Meze neza. shabuze Numva ahantu hose nagendaga. Numvaga atari wowe ntibubone gusa kugira ngo nguhorere. Numva umusengera byiza. byataje Ako nyine wumve ko ari ibintu by'iteka noneho nje kubinangaho. Ari baba ruzuba ari rwinshi. Meze bite? Sawa. Cyangwa ko kikwishe. Oye, cyangwa se iki? Nari nagiye ku mafaranga. Shabe nanjye impamvu uyu munsi natashye kare. Mujengo Davis yarangeze kuri biro. Aje kunyereka secretary tuzajya dukorana. Ahita agenda agiye guhahana wa mu sister we Queen sinzi ibintu ngo bya France ngo bafite ngo flight za danje ariko ntabwo nari mbyitayeho nanjye nese nitaye urabizi ko n'umuntu akazi kawe sinkakunda ni ukubarya Niyo mpamvu wisuza kwitereka inzoga zingana zitya. ndabuja bikaze none se cyangwa ko kikwishe sho Si kitanyica. Nandi mu mafaranga reka. ayo rero niyo nshaka utu dutatu shyiramo n'akandi karawundi meneramo Jyanira izo ngizo. jere eshatu noneho zapeti uvuye kwa Manuma mu birombe by'amafaranga Oya. Hasi ubwo uzajya uhora muri byeri wica akazuze muri byeri uri kumubi. akazi se ka Davis kahe Koja. reka wowe nimbwira uti wica akazaduha biro none se Manuma nyine mbwira muri make n'icyo wamukuyeho ubu Manuma uzi plan afite. Uzi amazi afite. Nini hose sinzi ngo staff ngo ari gukura hanze. Ngo nyine ngo bari kumwoherereza. Ariko nyine ntabwo nazanye amafaranga menshi. Ariko nyine ayo nazanye nari bitura yaranje turi ukuntu tubigenza. tugomba gusepera dore ko mutanakurura n'akantu ku gati bari ikibazo naho cya Manuma nanjye cyansanze kuri biro ariko nari nyinshi cyaguhaye amakuru njye nari nishe umuntu naramufashe ndabyane nakubwiraga yibuka uburyo yasohoye mu nzu ndamuniga ndakubita amenyo yose narayakuye Ariko ntukajya imbeshya. ese hageze afite ayuzuye umuntu agera 32 ageze afite 26 None se reka tuzi aho yagiye ibyo byabaye muri mu nzu ariko mwawe muri munsi y'ubutaka.
Ngiri namenye dere yancibise. Ubuse yaba yatashyira kanze muhamagare. None ndumamagaye. Amasaha y'amanywa. Davis. Mwitabe nyine mufite kubwira. Sanze agarutse kuri birakambura ko yanyica. Hello? Yes mon frère. Meze bite se? Ni fresh bro, ni fresh nari. Shopping Twavuye ubwo tugera mu rugo. Ahubwo nibagiwe kugusaba igipapuro cy'isambu kimena kubyungure ndi mu Faransa. cyangwa nka cyotaka. Ndashaka kugitangamo ingwate. Ahantu ndebe ko nabura udufaranga. Allo? Arangubye cyangwa? Banze nishyiramo akadodo cyangwa n'izimwe mu mpapuro. Kanze nagiye muhamagaye numve. Sister. Kwa kuyo telefone ra na mahoro. Yakari kweli. Kashuke ndapfuye none dore ko nigenje we. Bigenze bite? Sabya muri moto na bwa byera rujya kuko ushaka kureka kandi kuryama. Davis aranyica. Nyine bigenze bite? Ubwa mbere mbonye ibyo ubwoba bungana gutya. Nakiniye nyinshi ariko urugo noneho ni indutsinda. Ndamenya ko ari nge OG bavuze. Uribuka ya sambu ya Kajuga yanyerezaga amafaranga ya Davis yanyerezaga amafaranga mu ngure. Ya sambu ya Davis yanyereje amafaranga mu ngure ari mu Faransa. Aka kanya aramagana ngo ngashaka icyangombwa cy'ubutaka bwayo. Kandi uziko twamaze kubyiyandika. Sibyo none nabikemura gutenda kuko yaramfashe dore ko nigi. Sugu ibyo niyo biguteye ubwoba. Sebe bitantera ubwoba. Umuntu yanyohereje miliyoni ze 10 zifunze arambwira ngo ngurira ubutaka ubu winyandikeho ndabugura icyangombwa cy'ubutaka nyisoharaho Kajuga none ngo nago minebwo bari kumbwira ngo mu icyangombwa cy'ubutaka sinzi ngo ibintu bagiye ngo kujya mu by'inguzanyo. Oya ibyo niyo bigutera ubwoba umuntu agomba kubikemura vuba. Uwo nabikemurana. Humura cyangwa sugu irumva ibyo ari ibintu bikaze byagutera ubwoba bungana gutyo. Se Davis abyibutsa ate. Mbega hanga turafashwe birarangiye. Ntabwo ibyo ngibyo byaguteye ubwoba. Yose dukora iki? Buretse nk'amasaha ngangaye make ndaje ntekereza icyo tugomba gukora kandi birakemuka neza. Yageze amapanzi nawe. Geri kuranyobewe. Kuri Davis nta kintu wakora n'umunyabwenge. Nizo kuba yaraturutse mu Bufaransa n'ibyo bituma abo umunyabwenge kuturusha. Ako se ubundi byari ikintu nekereje. Ubundi uriya musenzi ngo ni Davis ubundi nayimuha nakimuha yangira iki. Uretse ko ariko ibyo ngibyo byagaragara nabi nyine byatuma haba induru ndende hagati yawe nawe. Ariko buretse ndaza kwicara neza maze gutuza no kuruhuka. Tekereza icyo tugomba gukora kandi kigenda gikemuka vuba. Ugomba gushaka ikintu utekereza kuri iriya biro atayisohoramo. Kuriya tugomba kuyirya nane amafaranga yo tukaheza n'ibibanza bye. Hasi kandi inkweri bye. Bebe? Oui. Ko turi kumwe hariya mu cyumba ukaba wasize byagenze gute? Hani shanuvaga ndushye kuryama ndubwiye kabine cyangwa mbese ndimo nduva music kandi ndabona gukina nakeneye kuruhuka nyine impamvu nakwiyoreye. Bebe ke nta kibazo none uwamboneye amadolari yanjye yarari hariya mu cyumba yaraye mu ipataro nayashatse nahize nabuze kabisa. Nigeze mbona
kari wowe twararanye wenyine ngubu kabisa yagiye hehe? Wasanga utangiye ka kageso ko muri Uganda turiyo urakibuka? Come on baby, narakubwiye narihannye, sinzi impamvu udashaka kubyumva. Umva rero mubwire, ndashaka ayo mafaranga ninayabona nje nawe turaba babiri, ndahita mwirukana na Sandrine yari umugore, nawe urahita ucaho. Nguhaye iminota iyo ibiri yonyine ngaruke nayabona.